Shalom shalom ndakwakiriye kuri Youth Time Revival kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndakwakiriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha cyane kubw'inyota ufite kandi umwuka aguhaye yo kunezererwa muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka kuza kukubwira ubwoko bw'ibigeragezo dutezwa na Satani. Satani ni umwanzi wawe iteka ndetse aguteza ibigeragezo, ariko kandi twagiye tureba n'ibindi bigeragezo biza bivuye ku Mana bije kugerageza kwizera kwawe, ibigeragezo biza kugufasha umurimo wo kwezwa, ndetse tubona ibigeragezo by'ibimenyetso by'ibihe. Uyu munsi ndashaka kuza kukubwira ko hari ibigeragezo biza bivuye kuri Satani. Ibi nabyo rero ni ngombwa ko aya makuru yamenya kugira umenye uko uhagarara muri iyi ntambara. Ijambo ry'Imana riratwereka muri Yobu igice cya 2 n'umurongo w'9 ngo umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe, ihakana Imana wipfire. Uyu nguyu ni umugore wa Yobu ubwo Yobu yisangaga mu bihe bigoye ubuzima bwe, mu bihe bikomeye, mu bihe bitoroshye rwose, aho ngo Satani yagiye imbere y'Imana abwira Imana yarase Yobu mbere na mbere. Imana iravuga ngo witegereje ukuntu Yobu ari umukiranutsi wanjye wirinda ibibi, agakiranuka imbere yanjye iminsi yose. Hanyuma Satani aravuga ngo ekada, nta kindi gitera Yobu gukiranuka, waramugwije, umuha ubutunzi, umuha abana, niki cyatuma kwihakana? Imana iravuga ngo hoya, Yobu ndamuzi kandi umutima we ndawurondora nkawumenya. Ntago anyiranukira kuko namuhaye ibintu cyangwa afite abagore, ahubwo mu mutima wa Yobu harimo imbuto yo kubaha ndetse no gukiranuka mu bikari byanjye. Nibwo rero Satani yahawe uburenganzira bwo kugerageza Yobu. Mwene data, ndashaka kubwira ko nubwo Satani akugerageza, ariko ntago ajya agira ubutware bwo kubikoramo icyemezo Imana itemeye ko ibyo bigeragezo bikugeraho. Ndashaka kubwira ko nta kintu na kimwe Satani afite uburenganzira bwo gukorera mu buzima bwawe, bwo gukorera ku buzima bwawe, Imana Data iso atemeye kandi atabashije kubona ko nubwo yakora ibyo ashaka gukora uko byaba bingana kose, kandi Imana iba ikubonamo icyizere cyayo cy'uko ibyo bigeragezo wabasha kubitsinda. Ndashaka kuguhumuriza rero nkubwire ngo nubwo wahuye na byinshi byagiye bikubwira bikwereka ko Satani yaguteye kandi ibyo aguteje bifite imbaraga, ariko ndashaka kubwira ko Imana yawe ikureberera ku manywa na nijoro. Ijambo riravuga ngo ntago nzemera ko abana banjye bahura n'ibigeragezo batabasha kwihanganira. Ndashaka kuguhumuriza uyu munsi nkubwire ngo nubwo byaje ku buzima bwa Yobu, ariko kandi Imana yabyemeye kuko yabonaga ko Yobu afite ubushobozi bwo kubinesha. Niho rero tubonye ijambo umugore we nawe ubwe akorerwamo n'umwuka w'umwanzi, ngaramubwira ngo mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe, wakihakanye Imana ubundi ukipfira. Ariko Yobu ahagarara mu mwanya mwiza, aramubwira ngo yewe we wa mugore we, ndagira nkubwire ko atari wowe uri kuvuga, ahubwo ibintu uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Yesu ashimwe cyane. Kure cyane ikigeragezo cya Yobu cyamugejeje kubura abana, kubura imitungo ye yose, kwisangana uburwayi, ariko cya cyizere Imana yamubonyemo cyo guhagarara ashikamye mu bigeragezo nubwo byaje bizanywe n'umwanzi, ariko Yobu ngarahagarara abasha gukomeza gukiranuka kwe. Ndashaka kukubwira ko impamvu ikomeye cyane Satani akugerageza ni imwe, ashaka ko wihakana Imana, kandi iya kabiri ashaka ko umuramya. Ubundi nta kintu na kimwe kindi gitera Satani gukora ibyo akora byose. Satani ubwibone bwe bwamuteye kwishyira hejuru mu mutima we, bituma ahinyura imirimo y'Imana kandi ashaka icyubahiro cy'Imana ko kimugarukaho. Ibyo ngibyo nibyo byatumye atabasha kubona ubuturo mu bwami bw'Imana. Hanyuma rero kugeza n'uyu munsi aracyashaka icyubahiro, aracyashaka ikuzo, aracyashaka ko abantu ubwabo babasha kumuramya. Ariko Imana ikavuga ngo umuntu ni umurimo w'intoki zanjye.
icyubahiro cyose cy'Imana cyuzuriye mu muntu. Uyu rero mwanzi nawe arashaka ko mu muntu habonekamo icyubahiro cye. Ndashaka kubwira ko imwe mu mpamvu ituma Satani aguhiga ngo akugerageze nta yindi, arashaka ko ubuzima bwawe, umwuka, umubiri n'ubugingo bibamo ubuzima bwo kuramya ubwami bw'umwijima, kandi ibyo byose abigeraho ari uko yamaze kugutera kwihakana Imana. Ubwoko bw'ibigeragezo buva kuri Satani ni ibigeragezo bikugeza ahantu wumva mu mutima wawe hari icyemezo ndetse n'icyifuzo cyo kwihakana Imana. Ni ibigeragezo bigutwara ariko mu rugendo rwawe ukibonamo ibyaha. Burya ibigeragezo biza kugerageza kwizera kwawe, ibigeragezo biza kukweza, ni ibigeragezo bigukiza ibyaha. Ni ibigeragezo iteka ryose iyo uri kubirwaniramo wumva ufite ishyaka ryo gusa n'Imana, wumva nta kintu gikwiye kugutandukanya n'Imana, wumva nubwo bigoye kandi biruhije ariko wumva ushaka gukomeza kwizera kwawe, wumva ushaka gukomeza gukiranuka kwawe. Ariko ikibi bigeragezo by'ubwoko bw'ibizanwa na Satani ni ibigeragezo biza bishaka ko wihakana Imana, ni ibigeragezo biza bishaka ko uhindukira kuramya Imana ukabihagarika ukinjira mu murimo wo kuramya Satani. Nureba muri Petero wa mbere igice cya 5:8 ijambo riravuga ngo mwirinde ibisindisha mube maso. Mwene data, umuntu wese uri kugeragezwa mu mutima we agifite inzira z'igisiyoni, iki ni ikintu yirinda cyane. Yirinda ibintu bituma atakaza umutima wo kwera, yirinda ibintu bituma atakaza kuba maso, akisanga ari mu bimuhenebereza mu kwera no gukiranuka mu ngeso ze nk'uko ijambo ry'Imana ribimusaba. Ahora ari maso nubwo ari mu bigeragezo. Twabonye ijambo ubwo Yesu yerekanaga ibigeragezo bigerageza kwizera kwacu, yerekana ukuntu umuntu aryama mu muraba kandi agasinzira. Ndashaka kubwira ko ibigeragezo biza kugerageza kwizera kwawe, nubwo waba ari umuraba uhorera ute, uwugiriramo amahoro. Haleluya. Ariko ibi bigeragezo biterwa na Satani, ikintu cya mbere bikora, birashaka kubanza guhuma amaso yawe. Mu gihe ijambo ry'Imana rikubwira ngo mwirinde ibisindisha mube maso, ibi bisindisha ijambo ry'Imana rivuga ntago ari inzoga, ahubwo ni amagambo apfuye, ni ubuzima burimo kunyuranya n'ubushake bw'Imana kugera ku kigero wisanga wasinze. Iyo rero umwanzi yamaze kugusindisha, akugerageresha ibintu bituma ngo kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kuhacocomera. Iyo amaze kugusindisha rero nta kindi agukorera, arakwasamira kandi akaguhekenya akakumirira ubuzima, akabwica rwose, ukisanga ubuzima bwawe uramya abadayimoni, ibyaha byarabaye ibintu bisanzwe mu buzima bwawe. Iyo urebye Yohana igice cyaho c'10:10, Yesu yabwiye abigishwa be ngo umujura ntazanwa n'ikindi ngo keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ndashaka kubwira ko uyu mwanzi Bibiliya itubwira igituma akugerageza nta kindi, afite intego yo kukwica, afite intego yo kukwiba, afite intego yo kukurimbura. Ndakwinginga mwene data kugira ngo urusheho kuba maso mu bugingo bwawe. Ndashaka kukubwira ko Satani yagerageje Yobu, ariko Yobu nta kindi kintu yarabereyeho ubuzima bwo kuramya Imana, yarabereyeho ubuzima bwo gukiranukira mu Mana. Ibigeragezo biza gupima kwizera kwawe bigusanga ufite intego mu mutima wawe yo kuberaho kwizera Imana, yo kuberaho gukiranukira Imana, yo kuberaho kuramya Imana. Ibigeragezo biza kukweza, ibigerageza Imana izana kugira ngo byeze ubuzima bwawe, bigusanga mu ntego yo kwemera ndetse no gushaka gukora ubushake bw'Imana. Ndashaka kubwira ko mwene data, ni ibigeragezo biza mu buzima bwawe ariko bikagusanga uhagaze mu mwanya Imana igushakamo. Ariko ibi bigeragezo by'umwanzi byo biratandukanye. Birabanza bikaza bigacogoza kwizera kwawe, bigacogoza intumbero yo kwezwa muri Kristo Yesu. Birabanza bikakuzenguruka, bikaguhereza impamvu zigiye gutuma wihakana Imana, bikaguhereza impamvu zigiye gutuma ubutabazi bwawe bukura amaso yawe yakura ku Mana ukayahanga ku mwanzi, ugatangira kumuramya amanywa nijoro. Ndagusengera rero uyu munsi kugira ngo umenye neza igihe uhagazemo. Mbese nubwo uri kugeragezwa, uracyafite muri wowe inzira z'igisiyoni? Ijambo ry'Imana muri Zaburi ryaratubwiye ngo abo ngabo bagenda bagwiza imbaraga, ngo ndetse niyo bageze mu bikombe byitwa Baka
Baka ni ahantu abisiraheli banyuraga bagiye mu minsi mikuru i Yerusalemu, ariko kuko abisiraheli mu mitima yabo bari bafite umunezero w'iminsi mikuru y'Imana yabo, bumvaga bashaka kugerayo, ntago bitaga ku cyo biri kubasaba kugira ngo bagereyo, ahubwo ngo iyo bageraga muri kiriya gikombe bageraga yari ibihe by'izuba, ari ubutayu bukomeye cyane, ariko ngo aho hantu mu butayu bumeze gutyo ngo bahahinduraga ahantu h'amasoko. Mu mitima yabo bagiraga imbaraga zituma batumbira aho bajya cyane kuruta gutumbira igikombe barimo. Ndashaka kubwira ko ibigeragezo bisanga umukristo ufite intego muri we zijya mu bwami bw'Imana, ntago bijya bimucogoza ngo yisange ari kunyoterwa gukora ibyaha kandi yifuza kuramya ubwami bw'umwijima, ari mu buzima bwo guhakana gukiranuka kw'Imana, ari mu buzima bwo guhakana umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo bimusanga ahantu mu buzima bwo kugenda agwiza imbaraga, nubwo bikomeye, ariko aha hantu muri ibi bigeragezo ahagwiriza imbaraga, arahaguka cyane mu mwuka wo kwizera kwe, arahaguka cyane mu buryo bwo kwezwa mu ngeso ze. Ntabwo ari ibigeragezo biza gutuma wihakana Imana, ntabwo ari ibigeragezo bituma urushaho gukora ibyaha ndetse kuramya Satani mu ngeso z'umwijima, ariko ibi bigeragezo biva kuri Satani nta kindi bigukorera, biza bije kwica ubugingo bwawe, biza bije kugutera inyota yo kumuramya, wibwira ko muri uko kuramya ibyaha, gukora ibyaha, ariho uraza gukura inzira z'ubutsinzi, ugatangira gukora ibyaha kugira ngo ukire, kugira ngo ubashe kugera ku butunzi butandukanye, ugatangira gukora ibyaha muri relationships, ubusambanyi ukabutinyuka. Ibi bigeragezo ntabwo ari ibigeragezo biri gupima kwizera kwawe, ibi ntabwo ari ibigeragezo biri kugira ngo bibashe kukweza, ahubwo ibi ni ibigeragezo byavuye ku mwanzi. Ikimenyetso cy'ibigeragezo biva ku mwanzi ni uko wisanga ubuzima bwawe nubwo uri kugeragezwa ariko ibyaha byagutinyutse. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umwuka wera akubohore ubu buzima, ubu bubata, agukize, akuvane muri uwo mwijima w'icuraburindi. Uyu munsi muri gahunda yacu ya nicyo gituma tudacogora, ndagusengeye ngo ntucogore gukora ibyiza, ahubwo wongere gusaba umwuka wera aze mu buzima bwawe, abashe gucagagura imigozi yose ikuboshye. Ndagusengeye ngo uyu munsi Imana igukore ku maso, iguhishurire umugambi gufitiye kandi mugari muri Kristo Yesu. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kukurinda no kukwereza muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen.